Nongereye mbasuhuze mbifurize kugira ibihe byiza n'igitondo cyiza muri rusange cyo ku itariki ya 31 ukwezi kwa gatanu 2026 niyo tariki ya nyuma rero y'uku kwezi kwa gatanu turimo ku munsi w'ejo twaba twinjiye mu kwezi kwa gatandatu. Ubwo rero aho muri hose nizera neza ko mukomeza kugira mugira impera nziza za wikendi, abari mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari muri Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi n'igihugu cya Tanzania, mukomeje kubana natwe muri mukoko kurya subscribe cyangwa sabone mukande kuzogera kugira ngo tujye dukomeza kubana natwe mu makuru yacu ibiganiro byacu biba bitandukanye mu buryo budasubirwaho. Ibiro bya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Maison Blanche cyangwa se White House imaze gusohora itangazo rikomeye cyane. Madamu Jeannette Kagame, umufasha w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, akaba rero yitwa Jeannette Kagame. Hanyuma rero n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Denis Mukwege yashinje ubugambanyi bukomeye cyane Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umugabo watwaye intama kuri moto mu gihugu cy'Ubufaransa. Yakomeje rero kuvugwaho cyane, akaba yabaye iciro ry'imigani hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Polisi kandi y'u Rwanda yagize icyo ivuga ku baturage bagize gutya bajya kwisahurira aho gutabara abakoze impanuka cyangwa se bakomerekeye mu mpanuka, ahubwo bafata iya mbere batangira gusahura imodoka yari itwaye sima. Ndaza no kubabwira rero ku musirikare ukomeye cyane w'igihugu cy'u Rwanda yitwa Lieutenant Colonel Dr Harerimana, ndaza kumuvugaho namwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa, ariko mbabwira ko inkuru yacu y'ingenzi nyirizina ni Madame Jeannette Kagame, umufasha w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Ikaze rero muri aya makuru ku buryo burambuye, reka tuyahereye kuri Dr Denis Mukwege wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu ni umunyapolitike ukomeye ariko akaba n'umuganga ukomeye cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yitwa Dr Denis Mukwege. Yashinje Perezida Felix Tshisekedi ubugambanyi bukomeye budashobora kubabarirwa ashingiye ku mugambi we wo gushaka kuguma ku butegetsi. Mu itangazo ryo ku itariki 30 Gicurasi 2026, Dr Denis Mukwege yanditse ko bibabaje kuba Tshisekedi ramushyigikiye cyane cyane abo mu ishyaka UDPS bashyize imbere umugambi wo kuvugurura itegeko nshinga kugira ngo ayobore manda ya gatatu, aho gukemura ibibazo byugarije igihugu birimo umutekano muke n'icyorezo cya Ebola. Uyu muganga Dr Denis Mukwege kandi yagaragaje ko abagize inteko ishinga amategeko bashyigikiye umugambi bari kubiterwa n'uko bahembwa amafaranga y'umurengera, bakabona ko Tshisekedi naguma ku butegetsi bazakomeza kandi kurya igihugu. Ikibazo cyane nk'uko Dr Denis Mukwege yabigaragaje nuko mu bashyigikiye uyu mugambi harimo abadepite bakomoka mu bice byugarijwe n'umutekano muke nka Ebola ndetse n'intambara za hato na hato mu ntara y'Ituri, Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, nka perezida wabo Aime Bodi Sangala ukomoka muri Warongo. Dr Denis Mukwege yagize ati UDPS yahoze ari icyitegererezo mu mpinduramatwara, ahindutse umucurabwenge w'umugambanyi buganisha igihugu cyacu mw'irimbukiro. Uyu muganga Dr Denis Mukwege yasabye Tshisekedi gusubira ku murongo, akwibuka ko afite inshingano zo kurengera inzego z'igihugu n'amategeko yacyo, bitaba ibyo amateka akazamucira urubanza kubera ubugambanyi. Ati bwana perezida, nk'umugenga w'imikorere myiza y'inzego z'igihugu cyacu dukunda, irinde abagusingiza ku inyungu zabo, subira ku murongo mbere yuko amateka kandi agucira urubanza ateka ubugambanyi butababarirwa. Mu ntangiriro za Gicurasi 2026, Tshisekedi yavuze ko ari gusuzuma uburyo itegeko nshinga ryavugurwa kandi ko abanyekongo nibashaka kumwongeza manda azabyemera. Yanaciye amarenga ko amatora y'umukuru w'igihugu ashobora kandi kutazaba 27. Nyuma y'igihe gito, abadepite kandi bamushyigikiye bateguye umushinga wa kamarampaka, no kuvuga referendumu yo kuvugura itegeko nshinga, bawugeza mu nteko ishinga amategeko. Abadepite mu ishyaka Ensemble rya Moise Katumbi banze kwitabira ibiganiro kuri uyu mushinga. Batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi nka Martin Fayulu ndetse na Derice Sanga bamaganye aya magambo, bagaragaza ko biteguye gukoresha kandi imbaraga zose bafite mu gukumira uyu mugambi. Tariki ya 5 Kamena 2026, Kinshasa hitezwe imyigaragambyo ikomeye izahuza abadashyigikiye umugambi wo kuvugura itegeko nshinga. Amashyaka arimo nka SID ya Martin Fayulu ndetse na Ensemble ari mu yayiteguye no kuvuga yateguye iyo myigaragambyo. Makuru kandi mu buryo bw'incamake, polisi y'u Rwanda imaze kugira icyo itangaza, ikaba itangaje ko mu bice bitandukanye hari aho abaturage basanga imodoka yakoze impanuka, aho gutabara bakomeretse bakihutira kujya kandi kwiba ibintu biri muri izo modoka. Ku modoka nini cyane zitwara imizigo ho biba cyane, ati kuko usanga biba zipakiye ibinyobwa, ati biribwa cyangwa se ibintu bifite agaciro. Iyo zikoze impanuka usanga ari bamwe ati mu baturage aho gutabara ahubwo batangira kwiba ibyo izo modoka zikoreye.
uyu muburo utangajwe nyuma yaho ku itariki 28 Gicurasi 2026 mu rukerera imodoka yo mu bwoko bwa Sinotruk ipakiye imifuka 700 ya sima yavaga mu ntara y'Amajyaruguru ijya mu mujyi wa Kigali yageze mu murenge wa Kanyinya mu kagari ka Nzove umudugudu wa Rutagara ya mbere. Umushoferi ananirwa kandi gukata imodoka irenga umuhanda. Umushoferi arakomereka bikomeye ajyanwa kuvurirwa mu bitaro bya CHK. Bamwe mu baturage bageze ahabera impanuka baranzwe n'ubunyangamugayo buke birara mu mifuka ya sima barayiba ndetse bamwe batangira kandi no kuyigurisha. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali Chief Inspector Police Werarisi Gahonzire yabwiye itangazamakuru ko bakimenya amakuru bahise bajya ahabera impanuka. Uwakomeretse ajyanwa kwa muganga atangira kandi ibikorwa byo gufata abajura bibye sima. Mu bikorwa byo gufata abo bajura ndetse no kugaruza isima yibwe hamaze kandi kugaruzwa imifuka 84 ya sima. Hafatwa abakekwaho ubujura 10 bakaba kandi bafungiye kuri station ya polisi ya Kanyinya. Iperereza ryo n'ibikorwa byo gufata kandi abandi birakomeje. Abamaze kandi gufatwa barakorerwa amadosiye bashyikirizwe RIB. Chief Inspector Police Gahonzire Werarisi yavuze ko polisi y'igihugu ihanangiriza abaturage bajya kwiba abakomerekeye mu mpanuka aho gutabara abakomerekeye mu mpanuka kuko ibyo bikorwa bitari bya kimuntu kandi ko ari ibyaha bihanwa n'amategeko. Ati abaturage baributswa gukomera ku mucuranga abanyarwanda wo gutabara uri mu kaga. Abajura batega imodoka zitwara imizigo cyane cyane ahantu hazamuka bagapakura imifuka bakayiba nabo ati bihanangirijwe kuko aho bikorwa hose hazwi ndetse n'ababikora bakaba bazwi. Ati ntabwo rero ubujura bukiza ahubwo uburakenya. Kaba rero ari ibyo ngibyo yakomeje kugenda agaruka ariko mu gihugu cy'Ubufaransa. Mbere gato ko tujya kuri Madame Jeannette Kagame reka mbabwire inkuru. Ni umugabo w'Umufaransa yavugishije abantu ku mbuga nkoranyambaga nyuma yo gufatwa amashusho atwaye moto afite intama nzima imbere mu mahembe. Uyu mugabo yafotowe kwa kabiri tariki ya 26 Gicurasi 2026 ku munsi w'umunsi mukuru wa Eid al-Adha. Kuva uwo munsi kugeza ubu amashusho ye akomeje kandi gukwirakwizwa hose. Amashusho ye yabanje gusakazwa kuri Snapchat nyuma za gukwirakwira cyane kuri X ku rubuga rwa Twitter. Hari abantu bakomeje kandi kuvuga ko iyo ntama yashyizwe mu kaga kandi ko ititaweho uko bikwiye. Bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bavuze ko byari biteye ubwoba, abandi bakavuga ko ari igikorwa giteye isoni kandi kidakwiye gufatwa nk'ikintu gisekeje muri rusange. Iyo nama rero ishobora kuba yarariwe kuri uwo munsi wa Eid al-Adha. Abayisilamu rero batambaho ibitambo. Hanyuma rero reka tujye kuri Madame Jeannette Kagame twihuta cyane. Mbabwire ko amakuru aravuga yuko umufasha w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Madame Jeannette Kagame yasabye urubyiruko kutayobywa n'abaharabika u Rwanda bashaka amaramuko. Madame Jeannette Kagame yasabye urubyiruko kandi kwirinda kuyobywa n'abampemuke ndamuke biyemeje guharabika u Rwanda kubera amaramuko kandi batanaruherukamo. Yabigarutseho kuri 30 Gicurasi 2026 ubwo yari mu ihuriro ry'urubyiruko ryitwa igihango cy'urugando ryahuje urubyiruko rwo hirya no hino mu gihugu. Madame Jeannette Kagame yibukije ko uyu ari umwanya wo kwibuka abasore n'inkumi bishwe mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ati gufata umwanya nk'uyu ati birakwiye kuko guhindura imyumvire mibi abantu bigishijwe imyaka myinshi nabyo bifata igihe n'umwanya. Yerekanye ko amateka umugabane wa Afurika wanyuzemo y'ubukoloni yagize uruhare rukomeye cyane mu byo igihugu cyanyuzemo. Ibyo rero birimo n'ibishingiye kandi ku mahame abakoloni bari bafite agamije kandi gutandukanya abantu kugira ngo babashe kubayobora. Ari nabyo byatumye kandi abanyarwanda bari umwe batangira kandi kubona mu moko. Yagaragaje abato ko bakwiye kandi gutangira kwibaza uko abantu bazava muri ibyo bihe byo kugorwa no kugira abantu bibona mu moko. Mu mvugo z'abato njya numva ati mwibaza muti ni gute twisanze aha hantu. Ndagira ngo munongere kwibaza muti ni gute twava aha hantu. Ni gute abakibona mu ndorerwamo y'amoko bava ibuzimu bakajya ibuntu. N'uruhe rukingo rwadufasha kandi kurinda abato bakibyiruka. Ati nkamwe ngo mwirinde ariko munirinde iyo ngengabitekerezo isenya ati zintizabagireho. Yibukije ko nyuma yo guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi abantu kandi batahisemo kwihorera kuko bari kuba batitaye ku mpamvu yatumye bafata intwaro ngo barwanire igihugu buri munyarwanda wese yibonamo. Yongeye kwibutsa ko hari bamwe babonaga ko FPR Inkotanyi idashobora kandi gufata igihugu ngo ikiyobore ahubwo bakaba kandi baratekerezaga ko bazongera kukisubiza nubwo kugeza ubu byabananiye.
Ati kuri benshi rero bumvaga ko ari inzozi ko FPR yafata igihugu ikakiyobora, ni nayo mpamvu rero bumvaga bizaborohera cyane kongera gutera u Rwanda, babigerageje kenshi ariko byarabananiye. Kuva mu 1994 Jenoside yakorewe Abatutsi igihagarikwa kugeza umunsi bamwe mu bayigizemo uruhare bashinze umutwe wa FDLR bahora bagaragaza inyota yo gutera u Rwanda nubwo kandi bitabahiriye. Ibikorwa byabo rimwe na rimwe kandi binyuzwamo bikagira ingaruka ku baturage bamwe kandi bakabikomerekeramo, ariko u Rwanda rwiyemeje kandi gukomeza kurinda umutekano warwo mu gukaza ingamba z'ubwirinzi. Madame Jeannette Kagame kandi yibukije ko hari abahunze kubera ibyo basize bakoze n'ababaswe n'ingengabitekerezo ya Jenoside ndetse n'ubu bakaba kandi bakigenderaho. Yibukije ko nubwo hari ababyeyi kandi bashobora kuba bayobya abana babigisha ingengabitekerezo yo kwishyiga, urubyiruko rudakwiye kandi kubiha agaciro rugashyira imbere inyungu z'igihugu. Ati urukundo rw'umuryango ntirukwiye kandi kutubuza gushyira imbere ikizaramira mu Rwanda ariho twibona twese nk'umuryango mugari. Bana bacu, umutima w'Abanyarwanda bahoranye ishyanga bakawuraga abo babyaye, bakabakundisha u Rwanda batazi, bakemeza kandi gutaha batazi icyo basanze, bakemera gutanga ubuzima bwabo. Uwo mutima murawumva? Yakomeje agira ati mwebwe muzi u Rwanda rwiza batamenye, bishoboka bite ko umuntu yakwemeza ko ibi byiza byose ari byo bababeshyaga kandi bukabibwirwa na ba mutima muke batanaheruka biyemeje kuba bampemuke ndamuke batunzwe no guharabika abayobozi bacu. Urubyiruko n'abari bato babohoye igihugu mu myaka 30 ishize nibiri ishize bakoze amateka akomeye cyane ashoboraga kandi no gutwara ubuzima bwabo, kandi koko ari benshi baguye ku rugamba kugira ngo u Rwanda rwongere rubeho mu mahoro. Madame Jeannette Kagame yabwiye urubyiruko ko rufite umukoro wo kurinda no kubungabunga amahoro n'umutekano u Rwanda rufite kandi bikajyana n'imibereho myiza n'iterambere. Ati mufite byinshi byo guheraho mu kubaka amateka azagena imibereho y'u Rwanda n'Abanyarwanda itajegajega. Ese mwebwe nimwifuza kuba mu gihugu giteye imbere kigendwa ndetse n'abafatabikorwa bifuza kugana? Ati sibi rero ati ntibishobora kandi kubangikanywa n'amacakubiri n'ibindi bigamije gusenya. Ati n'uwagira ibindi adashima ntiyakwanga gutura mu gihugu giteye imbere gifite isuku aho abaturage bahabwa amahirwe angana. Yongeye gusaba urubyiruko rero kugaragaza ibyiza by'u Rwanda rumaze rero kugeraho, kuko abarusebya nta kindi bafite berekana uretse amoko, kwibasira abayobozi n'ibindi bigayitse bitari iby'i Rwanda. Ati niba tukibona bake bakibaswe n'ingengabitekerezo ya Jenoside ndetse no kwibona mu ndorerwamo y'amoko aho bavuka cyangwa se baturuka, ni ikimenyetso ko tutaragera ku myumvire imwe twese ko ndi umunyarwanda ari igitekerezo kandi ngenga cyo kubaho kwacu dukwiye kandi gushingiraho byose. Ndifuza kongera kandi kubasaba kutagiye kugira amahitamo akwiye mu buzima bwanyu. Yasabye urubyiruko rwo kugira uruhare mu guharanira kumenya amateka y'u Rwanda binyuze mu gusura inzibutso ndetse no gukoresha ubundi buryo bugamije kandi kwiyungura ubumenyi. U Rwanda rwahoranye abatabazi barwanira, uyu munsi muri abatabazi bazamenya u Rwanda rwa none n'urw'ejo. Mu izina ry'abakuru twongeye kandi kubasezeranya ko uyu munsi turiho kandi tuzakomeza kwimana u Rwanda. Mwebwe abana bacu muzaba heza. Iri ni isezerano n'igihango dufitanye n'igihugu cyacu. Mujye muzirikana ko u Rwanda dufite ari nta rundi kandi nta heza haruta iwabo w'umuntu. Madame Jeannette Kagame kandi yashimye Marie Clementine Dusabejambo wakoze akanatunganya filime yiswe Bene Imana iheruka kandi kwegukana igihembo mu marushanwa mpuzamahanga aheruka kubera mu Faransa. Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene yeretse urubyiruko ko Jenoside yakorewe Abatutsi yateguranywe ubuhanga ishyirwa mu bikorwa hagamijwe kandi kurimbura Abatutsi bose. Ati habanza buri gihe kubaka imitekerereze n'imyumvire myumvisha itsinda ry'abantu bamwe ko iri tsinda ribangamiye imibereho yabo, hagashingwa igice cy'abicwa ndetse n'igice cy'abagenewe kwica. Iyi niyo bita ingengabitekerezo ya Jenoside. Yavuze ko kuva mu 1957 mu Rwanda hatangiwe politiki y'urwango rwibasiye Abatutsi, hahimbwa ingengabitekerezo ihakana Abanyarwanda bwabo. Yerekanye ko urubyiruko kandi rukwiye kugira inyota yo kumenya itandukaniro rya leta mbi zateguye zikarashyira mu bikorwa Jenoside ndetse yayihagaritse. Ati bamenye itandukaniro na leta nziza dufite muri iki gihe yahagaritse ikubaka igihugu gishyira imbere ubunyarwanda aho gushyira imbere amoko n'ibindi. Ati urubyiruko bizabafasha kandi kurinda ibyagezweho ndetse no gukomerezaho ikivi cyanyu. Ati nimukomeze kandi mukomere ku muheto wo kubaka u Rwanda rwa twese.
Mu kiganiro cyatanzwe n'umuyobozi ushinzwe ikoranabuhanga muri Minisiteri y'Ingabo Lt Col Dr Gaspard Habyarimana ufite impamyabumenyi y'ikirenga mu bijyanye na AI Artificial Intelligence, yagaragaje ko kwinjira mu gisirikare byaturutse ku kuba yari amaze kurokoka Jenoside yakorewe Abatutsi. Ati cyatumye ngirana igihango na RPA n'uburyo narokotsemo, byatumye uwo munsi niyemeza kuba umusirikare. Nabaye umusirikare wo ku mutima mu 1994, ariko kuko nari mfite imyaka 13, ati nararindiriye imyaka iruzura ninjira muri RPA muri 2002. Yasobanuye ko RDF kandi kuri we yabaye nk'umuryango kurusha uko yayibona nk'akazi. Yagaragaje ko nta muntu w'umunyarwanda waciye mu mateka y'igihugu cyagezemo ukwiye kuba ugifite ingengabitekerezo yo kuba yasubiza u Rwanda muri ibyo bihe. Yasobanuye ko mu gihe urubyiruko kandi rwahagarara rushikamye mu kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside idashobora kandi kurutsinda. Arusaba kandi guharanira kumenya amateka y'igihugu, kurwanya ingengabitekerezo ndetse no kwisukura rukagira ingengabitekerezo nziza. Yasabye urubyiruko kandi kugira ikinyabupfura n'imyitwarire myiza kuko aribyo bizafasha kandi mu kurinda ibyagezweho. Ati uruhare rusigaye ni urubyiruko rufite ikinyabupfura. Igihe tudafite ikinyabupfura twazasanga ibyagezweho tubisenye cyangwa se tukareka ababisenye bakabisenya. Birasaba ko urubyiruko rero rufata inshingano zacu kugira ngo dufatire aho ngaho, tugirane igihango n'igihugu uwo ari wese amateka kandi waciyemo. Ati ayo ariyo yose, ati warababaye, warishimye, wahuye n'ibi, ati uwo ari we wese biramureba. Yarusabye kugira uruhare mu kurinda ibyagezweho ndetse no guharanira kugira uruhare mu kubungabunga ibyagezweho. Minisitiri w'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi Dr Utimwatwishima Jean Abdallah we yagaragaje ko mu myaka 37 yabanjirije Jenoside yakorewe Abatutsi ubuyobozi bwariho bwigishaga ikibi, ariko kuri ubu hashize imyaka 32 higishwa ubumwe bw'Abanyarwanda. Yashimangiye ko nta muntu ukwiye kugureka amateka y'u Rwanda kandi urubyiruko ruhari, arusaba kandi kumurwanya rwifashishije amateka y'ukuri. Akaba rero ari ibyo byagarutsweho ku munsi w'ejo. Hanyuma andi makuru akomeje kugenda avugwa, tugiye kuri bwana Trump. Yitwa Perezida Donald Trump. Akaba rero Trump yasoje inama ikomeye cyane yamaze amasaha agera kuri 2 mu cyumba cy'ibihe bidasanzwe Situation Room. Nta mwanzuro ufatika atangaje yigaga ku cyakorwa ngo intambara ya Iran ihagarare. Iyi nama yahuje bwana Trump n'abajyanama be mu by'umutekano w'igihugu. Mbere y'uko inama kandi iba, Perezida Donald Trump yari yatangaje ko agiye gufata umwanzuro wa nyuma ku masezerano y'agateganyo yagombaga kandi gutuma umuhora wa Hormuz ufungurwa no gutangiza ibiganiro kuri gahunda y'intwaro kirimbuzi za Iran. Uyu mwanzuro wari utegerejwe cyane dore ko abayobozi benshi cyane b'ibigo bikomeye cyane ku isi bakomeje kugaragaza impungenge ku rwego rw'ubukungu mu gihe umuhora wa Hormuz kandi wakomeza gufungwa, zirimo nk'itumbagira ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli n'ibindi. Mu gukomeza gushyira igitutu kuri Iran imbere y'inama, Minisitiri w'Imari muri Amerika Scott Bessent yatangaje ko baherutse kandi gufatira asaga miliyari 1 y'amadolari y'Amerika ya Iran mu mafaranga koranabuhanga cryptocurrency. Nyuma y'inama, ibiro bya perezida byasohoye itangazo ryemeza ko iyi nama yarangiye, ariko ntibyatangaza umwanzuro wafashwe. Iyo tangazo ryagize riti Perezida Trump azakora gusa amasezerano abereye Amerika kandi yubahiriza imirongo ye ntarengwa. Iran ntiyemerewe na rimwe gutunga intwaro za kirimbuzi. Mu gihe ibi rero byabaga, Minisitiri w'Intambara wa Amerika Peter Hegseth yatangaje ko amasezerano yose y'amahoro yagerwaho na Iran yaba ari amasezerano meza. Ku rundi ruhande, Iran yatangaje ko ibintu bitaranozwa. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran yavuze ko amasezerano y'ubwumvikane hagati y'ibihugu byombi ataragerwaho. Ibi kandi bije mu gihe urwego rushya rwa Iran rushinzwe kugenzura umuhora wa Hormuz rwavuze ko ruzakomeza kandi imirimo yarwo rudahagaze nubwo rwafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe byose kandi byabaga, ku rundi ruhande mu burasirazuba bwo hagati ibintu byakomezaga kudogera. Ibitero bya Israel muri Liban byibasiye abasivili mu buryo bukomeye, aho ishami ry'umuryango w'umubye ryita ku bana ryavuze ko mu cyumweru gishize abana 11 bicwaga cyangwa se bagakomereka ku munsi. Reka makuru rero nyakomereze kuri iyi nkuru. Abwire ko Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Prudence Sebahizi yatangaje ko kugira ngo igihugu kigere ku ntego cyihaye mu myaka 5 iri imbere n'icyerekezo 2050 bisaba uruhare rukomeye cyane rw'abikorera kuko aribo nkingi mwikorezi y'ubukungu bw'igihugu. Abigarutseho ku itariki 30 Gicurasi 2026 mu mwiherero w'urwego rw'abikorera mu Rwanda PSF. Minisitiri Prudence Sebahizi yavuze ko uyu mwiherero wabaye mu gihe gikomeye cyane cyo gushyira mu bikorwa
Gahunda y'igihe cyo kwihutisha iterambere NST2 iteganya ko ibyoherezwa mu mahanga bizagera kuri miliyari zirenga 7 z'amafaranga y'u Rwanda muri 2029 kuzamura inganda. Ishusho rusange y'ubukungu bw'igihugu yitezwe kuzamuka ku mpuzandengo ya 9.3% buri mwaka uhereye kuri 2024 kugeza 2029. Umuturage akazaba kandi yinjiza amadolari y'Amerika 1369 mu mwaka wa 2029 avuye ku 1040 muri 2023. Hari kandi kongera ibyoherezwa mu mahanga bikazinjiza arenga miliyari 7 z'amafaranga y'u Rwanda, kongera ibyoherezwa kandi mu mahanga. Minisitiri Sebahizi Prudence ati ibyo rero kugira ngo tubigereho ni mwebwe muri hano muri iki cyumba ati muzabidufashamo n'abikorera muri rusange ati kuko nimwe mugira uruhare mu bukungu bw'igihugu ndetse ni namwe mutanga akazi, ni namwe mukora ishoramari, ni namwe kandi mugurisha ibyo mukora ku masoko mpuzamahanga. Minisitiri Sebahizi yavuze ko leta iri gushaka uko hakemurwa ibibazo birimo kubona ibyo gupfunyikamo, kubona amafaranga ahendutse, kubona ibikoresho by'ibanze raw materials bikoreshwa mu nganda, ubumenyi bwihariye bukenerwa mu nganda, kubona umuriro uhendutse kandi uhagije, uburyo bwo gufasha ibigo bito n'ibiciriritse, urubyiruko kandi n'abategarugori n'ibindi. Perezida w'urugaga rw'abikorera mu Rwanda PSF Twagirumukiza François yashimangiye ko bifuza kubaka urugaga rukomeye kandi rukorera hamwe bikazatuma kandi ruba inkingi y'iterambere ry'ubukungu bw'u Rwanda. U Rwanda rufite intego yo kugira ubukungu buciriritse muri 2035, Umunyarwanda azabanjiriza byibuze 4,000 ndetse n'amadolari 36 mu gihe biteganyijwe ko muri 2050 Umunyarwanda azabanjiriza byibuze amadolari 12,476 ku mwaka. Akaba rero ari ibyo bikomeza kujya bivugwa mu bijyanye n'ubuhinzi n'inganda muri rusange, bakebura abikorera ko bakwiye gukomeza gushora imari yabo no kubikora kandi batiganda kuko niyo nkingi y'ubukungu bw'igihugu cy'u Rwanda muri rusange. Munyemerero bashimire cyane kandi bifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Ndabizi ko mwabanye natwe, ariko kandi mwe mwadukurikiye muri mu karere k'ibiyaga bigari na mwadukurikiye muri Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mwese ndakomeza kubifuriza ibihe byiza rwose. Ntugire udakoze subscribe cyangwa abone, urebe ko kuryoho byanditse iryo jambo subscribe cyangwa abone ukoresha igifaransa ukandi kunzogera. Icyo bivuze ko tuzajya tubana amakuru yacu ndetse ibiganiro byacu buri kanya ko tukimara kubitu